Nitwa Nsengiyumva Evariste Vogel, ndi chief maka w'isomo ryitwa ubuvanganzo mu Cyongereza, literature in English. Kaba mfite imyaka 23 y'uburambe mu gukosora iri somo. Hari rero inzego nangwa se ibyiciro ikosora rinyuramo kugira ngo ikayi umunyeshuri izaboneke, habone no gutangazwa amanota umunyeshuri yagize. Iyo twitegura igikorwa nk'iki cyo gukosora, umunsi wa mbere twitabira tuwita attendance day. Turaza tukareba niba koko abaje gukosora isomo runaka ari bo koko batoranijwe hagendeye ku mabwiriza yatanzwe. Nitwa Gamaliel Imaniraguha, ni chief maka muri accounting. Dukosora hano kuri groupe scolaire Mère du Verbe Kibeho. Umukosozi akihagera babanza kumuha ikizamini kugira ngo barebe ko icyo aje gukosora koko akiza. Ubwo birangiye abakosozi bahurira hamwe, hanyuma bakareba bagakora icyo twita marking guide. Ubwo ni gushakira hamwe ibisubizo ku kizamini baje gukosora. Iyo bamaze kubona iyo marking guide, bamaze kuyumvikanaho kandi inahuye neza, cyangwa se bayihuje niyo wateguye ikizamini yateguye, niyo bagenda bakosora amakaye y'abanyeshuri. Harmonization ya marking guide ni ukuvuga ngo ni ukureba marking guide yatanzwe na examiner, niba hari ibindi bishoboka byashyirwa mu bisubizo yatanze, ibyo twita possible answers zitatanzwe na examiner, zigakorwa n'abamakazi, hanyuma akagira the same marking guide ariyo twita constitution. Iyi constitution rero niyo abamakazi bagenderaho kugira ngo bashobore guha abanyeshuri amanota ajyanye n'ibyo basubije. Nyuma y'iyi etape ya harmonization of marking guide, hakurikiraho etape twita dummying. Dummying nangwa se dummy ni kubumva igifaransa copie fantôme. Ni ikayi y'umunyeshuri wakoze ikizamini iba yarafotowe, hanyuma baba makazi nangwa abakosozi bakayigiraho bageragezwa kugira ngo barebe niba koko ya marking guide bashize hamwe bayikurikiza. Iyo iki gikorwa kirangiye, nibwo ubwo ni nko kumenyereza abamakazi baba bamaze kumenyera gukoresha marking guide. Iyo irangiye rero akurikiraho igikorwa cy'ikosora nyirizina, marking exercise. Nitwa Dieudonné Mujyambere, ndi umurida muri accounting mu isomo rya auditing. Ese umukandida ashobora kuba yarengana mu ikosora ry'ibizamini bya leta? Oya, ntago yarengana kuko dukoresha conveyor belt system. Iyo ni system dukoresha turimo dukosorera mu team ibigizwe n'abamakazi batanu. Abamakazi n'abakosozi batanu, ono buri mukosozi abafite umubare w'ibibazo agomba gukosora mu team. Iyo ibibazo byawe nk'umukosozi umaze kubikosora, uhita ikayi mwamwicaye ku ruziga, ikayi uhita uyihereza mugenzi wawe kwicaye iruhande, akabanza akagukorera isuzuma areba ko wabikosoye neza, ari byo twita cross marking. Yamaze kureba ibyo bibazo byawe ko wabikosoye neza, nawe akurikiraho arimo akosora ibibazo bye nawe agomba gukosora, nawe yabisoza akabiha mugenzi we wundi ukurikiyeho, tukagumya tubikora gutyo uko twicaye ku ruziga rw'abantu batanu. Niyo mpamvu rero nababwira yuko ntago umukandidate ashobora kuba yarengana turimo dukosorera muri conveyor belt system. Ikindi kandi, iyo itimu imaze gukosora ikayi, ihita ya kayi yose zamaze gukosorwa n'amabooklet yose yarangiye, tuyita ayo makayi noneho atwarwa na team leader. Team leader icyo abagiye kuyakoresha ni ukugira ngo agende yongere akore verification, arebe niba koko iyo booklet yakosowe neza,
akareba niba ibi uko bateranyije biteranyije neza, niba mbese nta kosa ryabayeho mu gukosora. iyo asanze hari ikosa ryabaye, ikayi ayigarura muri timu ikongera igakosora neza icyo yari yakosoye nabi. Ibyo kandi iyo birangiye timu leader yamaze kubireba, ko amaze kuverifayinga ya kayi, ntabwo birangiriraho, kuko na chief maka nawe ashobora kuba yagira uruhare mu kuza kuverifayinga ko amakayi akosowe neza. Nyuma yaho kandi haza n'abandi bafasha abakosozi mu gikorwa cy'ikosora twita abacekazi. Abo baje kureba niba amakayi akosowe neza, yateranyijwe neza kandi byose bimeze neza. Ahangaha rero umukosozi iyo amaze gukosora ibibazo bye nk'uko babigabanye mu itimu, umwe arahindukira akajya kuverifiya ibya mugenzi we ko ntacyo yibagiwe gukosora cyangwa se yabariye umwana amanota neza, aho yongera gucishamo ikaramu y'igiti agaragaza yuko ibyo umukosozi mugenzi we yakosoye bishojwe ku buryo umwana atabasha kurengana. Nyuma y'icyo gikorwa kandi abakosozi bamaze gukosora ikayi yose, bateranya amanota yose y'ikayi, bagateranya amanota ya sections. Hano dufite sections 3, section A, section B and section C. Barateranya neza, bamara kubona amanota ya sections, bagateranya totali y'amanota yose umwana afite, bakayandika inyuma ku ikayi ahanditse amanota ku 100. Bamara kuyabara neza, buri mukosozi akandikaho inyuma yemeza yuko iyo kayi imaze gukosorwa na timu. Hano bahita bandikaho ko ikayi ikoshojwe ndetse yagenzuwe. Ibyo rero byarangira, bamara kwandikaho abayikosoye, bakabara neza bakareba ko nta kayi iburamo, bagasubiza amakayi muri envelope yavuyemo. Nyuma yo kubara ayo makayi bayashubije muri envelope, bayasubiza timu leader wayabahaye, nawe akagenzura yuko umubare w'amakayi bafashe ari ugarutse muri envelope. Hanyuma timu leader nawe akayafata akayakorera igenzura, akareba ko ayo makayi yakosowe neza. Yamara kubona ko ayo makayi yakosowe neza, nawe akabyemeza, akandikaho kuri envelope nyuma yuko ayo makayi nta kibazo kikirimo, akongera akayasubiza mu bubiko. Nyuma akazabona guhabwa abacekinga yuko naho nta kibazo kirimo. Nitwa Ntawigira Francine, ndi umwe mu baceka bari gucekingira mu kigo cya Meridevelop Kibeho. Uko checking ikorwa, ufata ikayi baguhereza envelope, ukabara impapuro zirimo, ukareba niba zihuje n'izanditse inyuma. Ugafata ikayi, urabumbura, ukabanza ukareba ibibazo biri imbere mu ikayi, niba ibyo batikinze ku ruhande mu kazeru amanota bashyizemo ari imbere. Ukongera ugahindukira ukareba kuri cover page niba ayo manota ari mu kazeru ahura n'ari kuri cover page bitewe n'ikibazo ugezeho. Ikindi ukareba niba igiteranyo bateranije inyuma kuri cover page ku 100 bihura koko n'ayo manota arimo. Ubwo amakayi yose agenewe iryo somo iyo bayarangije, ubwo igikorwa cy'ikosora ku bakosozi kiba cyenda kugera ku musozo, ariko hagati aho haza abandi baza kugenzura yuko ikosora ririmo kugenda neza, ko ibibazo byose birimo gukosorwa, ko nta manota arimo kwandikwamo imbere, ntajye inyuma ku cyo twita cover page, ikibazo ku kindi. Ibyo bikorwa nabo twita abaceka. Ariko mu gihe cy'ikosora nyirizina, iyo envelope irangiye, uwitwa team leader mu gikorwa cy'ikosora, ubwo niwe wandukuriye rya tsinda ry'abantu 5, nawe afata ikaramu, cyane cyane ikaramu y'icyatsi niyo yemerewe, akagenzura neza niba yamakaye yose uko ari muri envelope, akagenzura ko yakosowe neza. Ikibazo ku kindi
kandi uko cyagombye gukosorwa, akajya kuri envelope imwe akajya ku yindi uko abakosozi bagenda bayakosora. Uwitwa team leader rero nawe anyura muri ya makayi yose, hanyuma nawe akareba ko igikorwa cy'ikosora kirimo kugenda neza, aribyo twita effective marking. Ni activity zose ziva ku mukosozi kugera kuri chief marker. Iyo rero abagenzura ko igikorwa cy'ikosora cyagenze neza, abo twita abaceka, nabo basanze ari byo, ubwo effective marking iba yenda kugera ku musozo, hanyuma envelope zose ubwo baba bazinyuzemo, abakosozi bazikosoye bazirangije. Hanyuma iyo birangiye abakosozi barasezererwa, aba checkers bagasigara noneho bakurikiza ikindi gikorwa aricyo twita kuvangura amakayi ahuje intara, uturere, imirenge, bakayegeranya ukwayo, aricyo twita sorting. Iyo bamaze kuyegeranya uko nguko, ubwo abanyeshuri b'ikigo kimwe baba bari ukwabo, cyane cyane ko mu gihe cyo gukosora abakosozi ntabwo baba bazi ngo barimo gukosora ikihe kigo, biba bivangavanze hirya no hino mu cyumba bakosoreramo. Iyo bamaze kwegeranya mu makayi ahuje ibimenyetso, ubwo ni kuri envelope inyuma, ubwo baba bibwira neza yuko abanyeshuri bari muri ayo makayi ari ikigo kimwe. Bakurikizaho igikorwa cyo gupfukura ya makayi yarapfutse. Iyo bamaze kuyapfukura muri envelope imwe, noneho bakurikizaho igikorwa cyo kuyakurikiranya dukurikije index number, kuva ku mubare utangira kugeza ku mubare wa nyuma bitewe n'ari muri envelope. Iyo bamaze kuyatondekanya bakurikije index number kuva ku mubare wa nyuma kuva ku mubare wa mbere kugeza ku wa nyuma, hakurikiraho noneho kwandika amanota ku mafishi. Ku mafishi ariyo twita mark sheet. Icyo gikorwa n'aba checkers babiri bakora itsinda ry'abaceka babiri, umwe agafata mark sheet n'ikaramu, undi agafata ya envelope irimo amakayi. Ufite amakayi asomera ufite mark sheet n'ikaramu, akandika kuva ku mwana wa mbere kugeza ku mwana wa nyuma. Ubwo record y'amanota kuri mark sheet ijya kurangira ari uko habayeho verification. Babaceka babiri bari barimo kwandika, umwe yandika undi asoma, bagurana inshingano. Uwandikaga afata amakayi, uwasomaga afata list, noneho ufashe amakayi agasomera ufashe list kugira ngo barebe neza n'ibyo basomewe ari byo banditse. Nitwa Byigero Pierre Celestin. Muri iki gikorwa turimo gukora cyo gukosora abakandida bakoze ikizamini cya leta mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025, ndi chief marker uyoboye isomo ry'igifaransa. Muri uko kwandika, wa wundi ufite ikayi afata ikayi agasoma, yamara gusoma amanota ariho bakareba koko uwo mwana ari kuri liste, wa wundi ufite iliste n'ikaramu, noneho akanduku akamubwira amanota ari kuri ya kayi, hanyuma noneho wa wundi ufite ikaramu akandika kuri ya liste ye imbere ya wa mwana amanota ye yabonye. Wa wundi wari ufite ikayi agafata list akanafata na kereyo, icyo gihe wafata kereyo ntagafata ikaramu. Hanyuma noneho wa wundi wari ufite liste, noneho we agafata ikayi akajya asoma, agasomera wa wundi ahaye ikaramu, ahaye liste, we afite kereyo akagenda ashyiraho kavi, niba kukabona ko ari byo, yabona ko harimo agakosa akamubwira ataha wibeshye. Hanyuma noneho icyakora amuhayari hahandi bacishamo umurongo, ariko ni wa wundi wabyanditse ubikora agacishamo umurongo, yamara gucishamo umurongo akanasinya ko ari ubikosoye, kuko kuri iyo liste haba hariho aho uwanditse ayo manota ari businye. Kandi iyo barangije bose baverifiye birangiye, bamaze kurangira ko nanone nta kibazo kirimo, kuri iyo liste nanone hasi barongera bose bagasinya, ari uwa verifiye ari n'uwayanditse, bagasinya ko byose iliste
bayumvikanyeho kandi ko bayanditse neza. Iyo ibyo birangiye rero barangije gukora iyi envelope, team leader niho noneho aba ari azira akaverifiya areba niba koko ya liste banditse ihura n'ayo makayi, ihura n'amanota ari ku makayi banditse bavana hahandi abakosozi baba bagiye bayandika iyo barimo gukosora. Iyo birangiye rero handikwa amanota ku mafishi y'abana, yandikwa n'abachekers, naho hakaba icyo twita contre verification. Uwandika amanota haba hari undi umugenzura areba ko ayo manota yayanditse neza. Nyuma hakurikiraho igikorwa cyo gushyira ya manota muri data entry. Mu kuyashyira mu mashini, wa undi uyahawe umudata entry areba liste bamuhaye, amanota akayashyira mu mashini, yamara kuyashyira mu mashini bagakora print out, hanyuma ukaba habonetse liste ebyiri zisa ariko zanditse ku buryo butandukanye. Imwe yanditswe n'intoki, yanditswe n'aba checkers, indi yanditswe n'imashini kandi byanditswe na data entry. Data entry kugira ngo bigaragare ko ibyo bamuhaye ari byo, afata ya liste iri printed out akayigarurira uwayimuhaye, akenshi na kenshi abari chief marker. Chief marker nawe ayisubiza aba checker, hanyuma umucheka abacheka kwa kundi bayimuhaye ari babiri, umwe afata ibyanditse n'imashini, undi agafata ibyanditse n'intoki, hanyuma basanga ari byo bakemeza ko ya manota batanze banditse kuri mark sheet ari nayo ari mu mashini. Ubwo amanota akabagiye muri system uko nguko. Iyo amanota amaze kujya muri system nibwo tuvuga yuko igikorwa cya marking kigeze ku musozo.